nabo bukeye tubahaye mwarambuse ngo yambu cyane amahoro y'Imana akomeze abana namwe muri shuguri zanyu za buri munsi murimo abumva ururimi tuvuga turabaramukije cyane amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba n'iburengerazuba abantu mwese mwumva ururimi rwacu tubahaye yambu ngo amahoro y'Imana akomeze abana namwe. Rero uyu munsi ni special days, ni umunsi udasanzwe, ni umunsi w'ibyishimo, ni umunsi w'amahirwe. Sinabura kuvuga ntamwenyura, abari kumbona ndi guseka meze neza ndanezerewe, ninshaka mvuge ngo ndaryohewe kuko ibintu birimo amavuta. Imbere yanyu muri kubona umutumirwa, ni umushyitsi udasanzwe, ni ubwa mbere aje, ni ubwa mbere tumwakiriye, ni umuntu w'umugabo, ni umupapa, ni umubyeyi. Ndagira ngo dutangire tumuha karibu. Murakoze cyane. Iyo umuntu akomanze iwawe uvuga gute? Uzumubwira ngo ni karibu. Yes. Yego. Natwe tuguhaye karibu hano. Hano ni kuri Ineza Live TV. Ni ikinyamakuru cyanyu, ni ikinyamakuru cya rubanda, reka tubyite gutyo. Ntawuhejwe, ni cya buri wese. Rero reka dutangire utwibwira hanyuma tubone kwinjira mu murongo neza. Murakoze cyane kutwakira. Amazina yanjye nitwa Muragizi Patrick. Nkaba ndi umugabo, ndubatse n'umugore umwe. Tukaba dufite umwana umwe w'umuhungu. Murakoze cyane, ngiye ngo nibyo ngibyo. Ese buriya kuvuga ngo ndubatse ngo mfite umugore umwe ngo n'umwana umwe. Ako kantu kubera ikaza kaguma kugaruka. Nuko hari n'abandi bafite abagore benshi. Bakaba bafite n'abana benshi babyaye ku misozi, niko tuba tubyita mu Kinyamurenge. Ku misozi? Ngo ni ku misozi. Ese buriya umugabo wabyaye mwivireho muvuga gute? Muvuga ko ari ku musozi? Tuzi kuko bazababyita hano mu mujyi. Ubwo naho nukuvuga ko yabyaye abana benshi mwivire. Ese wanyu nihagana? Iwacu aho mvuka. Njyewe navukiye muri Byura. Yo, niba abandi bitaga ngo n'amabeve. Ababeve. Ese ni ababeve cyangwa amabeve? Bon, zose ni kimwe, turi ababeve. Uri umunyabyura? Ndi umunyabyura, niho navukiye. Ngo mukunda hurure cyane? Hurure? Ariko si muri Byura gusa baryaga hurure. N'ahandi nka za Bibogobogo hariya bakunze kwita ngo ni Bubembe. Ndetse ni naho habaga hurure nyinshi. Hurure ariko no kuyibona irahenda. Ubundi hurure no mu mujyi ni umutsima w'abakiri. W'abakiri? Cyane. Ahubwo natwe rero twari abakire mbere kuko twagaza turya cyane. Abanyamurenge twari abakiri. Yego. Ndakwakiriye rero. Murakoze cyane. Ni karibu cyane. Murakoze kabisa. Njye uri kukureba mvuye hasi no hejuru wambaye neza, sinareka kubikubwira. Urasa neza. Nambaye neza. Urasa neza. Ishati se cyangwa ipataro? Hose kuva hasi kugera hejuru. Murakoze cyane. Hari umuntu umwe wambwiye ngo azaberwa niyo yambaye isereri. Isereri? Abakongomani iyo wamubwiraga ngo wambaye neza, yagaza kubwira ngo mpijana. Ijana ry'uko wamubwiye ngo araberewe. Areba ngo ni samfura? Samfura. Ngo uri muhe? Iyo saha wambaye yitwa gute? Isaha? Ndabizi. Sinabyitaye kureba uko yitwa. Ni gift cyangwa warayiguriye? Ni gift. Ni gift? Ni gift n'umuntu wayimpaye uri mu Holland. Ari Holland? Rero sinitaye kumenya ngo ni ubuye bwoko. Gusa yambwiye ko ari nziza. Nuko nanje ndayifata ndiyambarira. Nanje nayikunze. Ni nziza? Ni nziza. Murakoze cyane. Imeze neza. Nta kitwaye. Yego, bantu bacu ngira ngo murabibona, ni umugabo w'ibyishimo, ufite morale n'ikigeretseho, afite Kristo muri we cyane. Ndagira ngo wenda dutangire ikiganiro cyacu. Wenda hari abatakuzi byashoboka, kandi hari n'abakuzi, hari n'abakuzi ntitwareka kubivuga. Njye nakumenyeye mu ndirimbo yitwa Jehova cyangwa se Jehova Majina Yote. Cyangwa se Majina Yote. Yes, benshi bazi kuri Majina Yote. uri gukubita senti
niho nakumenyeye. Abagireba wari wambaye iminsi ngira ngo y'umweru. Umweru Nijo umweru umukara. ntabwo ari umweru. N'umukara. Sinibuka ibara uko ryitwa. Ni ririya bara bahajya bagita gute, amabara sinzi amazina Reka turayishyiramo ntacyo turayinyuzaho. Niho nakumenyeye. Ndavuga nti uburyo uri gucurangamo ntibusanzwe. Bigaragare ko iriya ndirimbo wanayigizemo uruhare, kubera ko abantu bo kubyuma bashaka baryoshya ibintu cyangwa bakanabibishya, reka tuvuge gutyo. Niho nakumenyeye. Muzike warayize? Nize muzike. Wize muzike kabisa. ngira ngo igiramo inzego zitandukanye. Ifite amadepartement atandukanye. Ubwo wobarizwa mu yihe? Njyewe main yanjye cyangwa se ibyo bakunze kuvuga ngo ni principal. Njyewe nakurikije ni piano, niyo instrument yanjye iri main. Piano. Okay, niyo wize? Ni piano ariko twigamo amasomo atandukanye. Twiga n'amateori. Twizemo n'ibintu bijyanye no kuririmba. Ariko nyine uba ufite main, uba ufite ikintu gikuru wakurikije. Ariko twigamo amasomo menshi cyane n'amaklasike n'ibyo bita musicianship. Wabyize mu ishuri cyangwa wabyize mu ishuri? Nagiye ku ntebe y'ishuri ndicara ndiga imyaka igera muri 3. Uri kwiga gusa muzike? Ni ibiri ukagraduatinga kuwa 3. Uri kwiga gusa muzike? Iciza cyatumye wiga muzike niki? Icyatumye nkunda kubyiga icyambere nuko nyine ari amasomo nk'ayandi. Rero numvaga nshaka kuja gushaka y'ubumenyi. Kuko ni ibintu nakundaga. Numva ko ngomba kuja kwiyagura ngo mbashe kuronka ubwo bumenyi. Ariko andi masomo ari warayamaze? Mfite diplome mu wa 6. Nize n'imyaka 2 muri kaminuza, no kuvuga ngo ntabwo nasoje. Nahise ntambikira mu muziki. Niki cyagukundishije muzike? Muzike ndatekereza ko ni ibintu byari bindimo. Ni ikintu Imana itanga. Ndibuka igihe bwa mbere iri haruguru iwacu baguze sente. Twaguze sente zino twagaga tubiza ngo ni diskete. Mbere abantu bidaga sente ngo ni diskete. Zira zikoreshwa n'amadiskete. Umunsi nyibona numbishije mfite urukundo rwinshi cyane muri nje. Tangira no kuyitripota. Usibye ko nako subeye inyuma gatoya. Zira z'amadiskete zaje already nzi gucuranga ho gatoya. Uko wari ubundi piano twaraguze bari barakagure mu Rwanda. Barakazana iwacu baradutora turiga. Badutoye turi bane mu mihana 2 ko twari dusangiye cyo bita ngo ni section. Cyangwa se reka tuzite paroisse. Twari dusangiye batora 2 mu muhana, yari imihana 2 yegeranye. Batora ni wacu. Rero mu bari batoye narindimo. Mu muhana wanyu bagutoranyije? Batuyemo 2, harimo ngewe n'undi mu papa yitabye Imana. Bicaga wari kiri umusore? Nari nkiri gatoya. Wari kiri mutoya? Nari nkiri mutoya, cyo gihega niza 2 ndabyibuka se 2-3. Wari kiri muto? 2-4. Nari nkiri mutoya, nari nkiciga muri primaire. Nari nko mu wa 6 gutya primaire, nimba atari mu wa 5 aho ngaho. Wa 6. Nimba mzibuka, nimba nari ngiye muri secondaire sinkibyibuka neza, urumva ko hashize imyaka myinshi. Ico gihe turiga haca indi myaka zira piano ziraza twakoreshaga amadiskete. Yego ndazibona. Numva mfite urukundo rwinshi, zaje urukundo nyine zari modern paraporo nako twari dufite. Zikubita uribuka ari amabara yakubitaga nimba barazibonye. Zihinduranya. Zagiraga couleurs zitandukanye. Couleurs zitandukanye. Ubururu hakazamo n'ubundi nara y'imituku. Yego. Tukabona isi yashize. No naho natangiye cyane kwinjira, numva mfite urukundo rwayo. Urukundo rwa sente? Rwa sente numva ko ari ikintu kindimo kabisa Imana yampaye. Ubwo nahise menya ko ari ibintu byanjye. Hanyuma hari akenshi abantu bavuga ko impano umwana afite
ayikobora ku babyeyi be. Hagati ya mukecuru na muzehe, iyo mpano wayikomoye kuri nde? Simbizi niba muzehe yaracurangaga, ntabwo ndamubaza ko yacurangaga, ariko urabizi ko kera nabo bagiraga za gitari, baracurangaga kera muri by'uraho baracuranga za gitari, amasolo n'ibyo bita amakompanyema na bese, bagiraga n'ibindi bidari by'amaseshe, amakositike bitaga ngo ni amaseshe. Sinzi niba, sinamubaje niba yaracurangaga, gusa nuko nabonye iyo mpano mwacu turayifite, mfite na mukuru wanjye aracuranga i Kigali, azi gucuranga piano. Ese buriya iyo bavuze ngo inyana ni ya mweru, baba bashatse kuvuga iki kuriya? Baba bavuze ngo kwisanasi. Ni seve buriya. None ga nawe urumva ko ibyo bintu bishoboke ko byavuye kuri muzehe? Kuri muzehe? Nimba bavuga gutyo bakavuga ngo ija kurisha ihera ku rugo, kandi ngo inyana ni ya mweru, urumva ko ibyo bintu uko biri kose biva mu muryango. Utumye ahubwo nanje ngira amatsiko yo kumenya aho tubikomora, kuko byange bikunze dufite aho tubikomora. Ariko urabizi ko dufite n'ababyara bacu. Bea waruzwe ari muzaye wanje neza? Bea Dr. Dr. Gasore buriya mama kurikira papa we irya kabiri. Nibyo? Mufitanye isano na Dr. Neza, ni mubyara wanje direct kuri mama. Ahubwo uzabe ni ikiryango. Ntitubiziga niba ariko bamuyomba tuyikomora. Niba ari muri wene wacu babasita sindabimenya neza. Bea muraziranye cyane? Bea ni umuntu twakuranye kuva mu bwana. Umufata gute kuri wowe? Njyewe ubijanye n'iki? Na kariyeri yiwe. Bea mufata nk'umuntu tuvuge muri culture yacu cyangwa se muri music y'abanyamurenge. Mufata nk'umuntu ufite influence ikomeye cyane. Umufata nk'umuhanga cyane? Kubera bitewe n'ibyo acuranga kugeza ubu sinzi ko hari umuntu ubimurusha. Kandi hari undi muntu wavuze ngo yaravuze nawe ni umumuzisiye nyine nk'uko kwanyu. Njyewe sente nta kintu nyiziho, gusa nshobora kuyatsa nkanayizimya, icyo nticonanira. Ariko hari umugabo umwe twakiriye aravuga ngo muziki igisirimba niyo njyana y'ubuswa ibaho, kuko iriya nta buhanga buyirimo, ntinigwa no ku ishuri. Wemeranya nawe? Ntabwo navuga ko music y'igisirimba ari ikintu c'abaswa. Oya, kubera ikese kibicabaswa iyo kibaye c'abahanga. Nuko ntaho cigwa. Nuko ntaho cigwa? None cavuye ni ubuswa nyine bwakizanye. Ntabwo bishoboka. Ubuswa se bwazana ikintu kikabaho? Kubera ko abahanga, abantu bize ibintu bya muziki, ama keyboard, akenshi igisirimba ntibagishobora. None se tuvuge, uremera ko igisirimba nyine cyabayeho, cyazanwe n'abantu runaka? Yego ndabyemera. None se uremera ko classique yazanwe n'abantu runaka? Ndabyemera. Biriya bintu byo gusoma uzi uko ari abantu babizanye. None se nabo turavuga ko ari abaswa? Impamvu muri chapitre mwiga za muziki nta igisirimba kiri. None se nukuvuga ngo ibintu byose abantu batiga bitanditswe n'urugero, uko si iby'abahanga, tuvuge ko ari iby'abaswa ibintu byose. None reka tuvuge hari ahantu twigaga uburyo bubaka inzu iraro, ndavuga ziriya nzu z'iwacu, gutungira kariya kantu ko hejuru k'agasongero ntabwo byari iby'ubuhanga. None tuvuge ko ari ubuhanga. Ndacara ko nkubaza, niwega wabizanye kiriya kintu nticyari kirimo ubuhanga? Kiriya kintu impamvu ngishidikanyaho, reka dutandukanye barabubatse. Nanjye nari nkubwiye natwe ikintu cyose wenda tudasoma ariko gikorwa ntikirimo ubuhanga. Ko numva bikomeje ngwaye urugero kugira ngo tuze kugaruka kuri iyo point neza. N'urugero nari ngwaye nitumara noneho tubone kudemari, mbwira
nti biri mu buhanga Biriya bintu cyangwa biri- reka dufate biri mu buhanga. reka tureke agasongera hariho wenda abantu batakazi reka tuvuge kubaza isekuru cyangwa se umwuko cyangwa na biriya bintu byose by'amabumba abantu bakoraga bari bafite ahantu babisomaga oyaye Eh? ico kiransinze ndemeye. Aho. Rero n'igisirimba naco nubwo ubu ngubu tuvuga ngo ntawe bagisoma ariko kandi ibintu bacuranga edayeri ibintu bacuranga mu gisirimba ni ibintu bisomeka. Hey. Wenda avuga ngo injyana ubwayo y'igisirimba kuko sinzi ukuntu ndi bugusobanura ariko ndatekereza ko igisirimba kiri music nubwo nta hantu turabona chapitre yacu ariko kiri music kubera ko nje ndakubwira ikintu music ni combination y'ibintu bitanga amajwi meza ni uruvange mbese uruvange none reka nkubwire rero kuntu igisirimba gicurangwa n'amakode kandi izo codes zirigwa warubizi ntabwo ari igisirimba ntigifite code zacu zigisirimba bavuze ngo ni izigisirimba oya na amakode bagiye bakura n'ubundi no mu zindi njyana bacuranga noneho bafatira style y'igisirimba bakayakoresha kuko ni melody si music ni music rhythm si music yego amakode n'amaharmonies si music rero igisirimba ni music kandi ntabwo ari injyana y'abaswa ahubwo ni injyana y'abahanga nibyo kuko abantu bakivumbuye ndatekereza ko ari revelation n'umwuka w'Imana wakigize gute wakibahishuriye rero ngewe ntabwo njya nemezanywa n'abantu bavuga ngo ni injyana y'abaswa ngo ni injyana y'abaswa gute se nibyo niba ari uko gaturavuga ngo na za classique n'izabaswa kuko nabo bazizanye baravumbuye cyo kimwe n'abandi bose bavumbura niko bimeze sinzi niba mbashe kubisobanura neza ariko wenda byaba byiza abantu bicaye abantu bose tugakora debate ku bijanye n'igisirimba kuko tumaze kumva definition y'umuziki turamenya ko igisirimba kiri music nubwo tutarabona iyo chapitre yacu y'igisirimba ariko bagishira abantu bize music babahanga bacandika kazacigwa kiranoroshe kucandika kuko kiri melodique ntabwo gifite rhythm ziruhanyije cyane nuko ahubwo bya bintu reka dushimire ababikora cyane n'abahanga naho gushimirwa nje sinja kure ndagaruka hariya nakumenyeye muri iriya ndirimbo yaje ari igitekerezo cande kuko nawe yifitemo uruhare yego iriya ndirimbo yaje ari igitekerezo cande muri mwese kuko nawe uri muri iyo timu nanjye ndi muri Hymnos mba muri Hymnos bari baranshinze iyo twabaga dufite ama event kenshi bakundaga kunshinga kureba abacuranzi kubamenya kubakusanya kubahamagara nyine mbese gushingwa abacuranzi nico ariko nyine aba pionnier cyangwa se aba founder ni DMRC na Naomi ariko bari bafite izindi staff aribo twebwe twakoranaga indirimbo ninde wayanditse indirimbo wayanditse ni DMRC wanditse indirimbo niyo wanditse kabisa amajina yote ariko yari afite umwuka iyo niba nibuka neza buhamya tubwiye kuri Magina ni indirimbo yamujemo kera cyane hari hashize imyaka myinshi afite iyo melody ariko atarabona amagambo noneho ucagiye nyine igihe kigeze Imana iza kumuha amagambo arayandika ariko urumva yanditse amagambo ariko melody yarayifite yarayimaranye igihe kirekire mbese nihishurirwa yari afite nihishurirwa kuko ufite melody kuko nta muntu kwicara ngo avuge ngo ngiye gukora melody numara witurana igihe kirekire kubamo ni ikintu Imana yari yaramuhaye kimumaramo igihe hanyuma se DMRC kuri wowe asobanuye iki DMRC kuri njyewe asobanuye ibintu byinshi ni umuntu twabanye igihe kitari gitoya kandi tubana neza
mubana neza. tubana neza, ni umuntu mwiza kabisa, ari mu bantu beza nabonye muri ino si. ni umuntu mwiza uzi kubana, uri hambo, ni umukozi w'Imana kabisa. Ni umukozi w'Imana. Ni umukozi w'Imana, mwabana ukamwigiraho ibintu byinshi. Niko bimeze. Hari agatabo nasomye kavuga ngo umuntu agizwe n'ibyumba 4. Amashambure. 4 chambres zigize umuntu. Ese umuntu yosomaho? Yego ahubwo inywa rwose ni amahoro. Nza mbona nta kibazo n'ukuri. Kunywa amazi, kunywa ji, kunywa fanta ntaco bitwaye rwose. Si ubwibone. Mu gihe cyose wavuze tuzubana n'ababwiriza. Aravuga akavuga 5 akanywa amazi, niko kwitsa nyine nukugira umuhogo usubire muri ya mitima wari urimo. Niko biba bimeze. Hanyuma rero baravuze ngo ibyumba 4. Umuntu agizwe n'ibyumba 4. Waba ubizi? Ibyumba 4 bigize umuntu. Sinzi niba ari izo twakwita mu gifaransa faculté. Sinzi niba ari byo byumbaga. Okay, icyumba cya mbere kiravuga ngo wowe ibyo bakuziho utiyiziho. Hari imico rubanda ikuziho utiyiziho. Cyo ni icyumba cya kimwe. Icya kabiri kiravuga ngo ibyo we uzi wowe ubwawe twebwe tutazi. Icya gatatu ibyo bakwibeshaho. Umuntu ni mugari. Icya kane ni bya bindi wowe n'inshuti zawe muhuriyeho bakuziho. Sinzi niba babihawe aho. Noneho hagasubira hakaba hari ibindi bivuga ngo ariko reka tucihorere tuzakivuga ubutaha. Reka tuzakivuga ubutaha. Nuko rero uri brand nini, reka mbivuge gutyo, uri umuntu mugari kubera umusanzu wawe utanga. N'ubushize Israel mbonye ari hano muri Kenya, ngira ngo wari mu bantu bari kwamucurangira. Ntabwo ari muri concert. Yari breakfast bari bateguye. Niyo twari turimo nyine. Hari ibiganiro bijyanye nyine na worship, kubwira abantu nyine kubijyanye na worship, kubafasha nyine. Muri team ye wari urimo? Muri team ye oya, twebwe ngewe najanye na Pastor Willy. Bagiye batumira aba worship leader batandukanye muri ico gitondo, ko twahereye kuva saa 1 kugeza mu saa 6. Hari harimo gusangira, hanyuma hariho n'ibiganiro nyine. Okay. Ibiganiro nyine bijyanye n'umurimo w'Imana. Yego, nari mvuze ngo uri brand nini. Uri brand nini buriya. Pastor ni brand. Umuririmbyi ni brand. Yewe n'umu influencer mu rusengero. Ese ahubwo ntaraca kuri ico, reka nkubaza ikindi kigiye guhura n'ico. Kubera iki mu nsengero habamo kwishuramwo abaririmbyi, uwateye akishurwa ariko wakiriye ntiyishurwe? Mbese umulida uyobora indirimbo akishurwa ariko ubekinga ntiyishurwe. Ni ukubera iki bibaho? Ntekereza ko ari impamvu z'ubushobozi. Gute uteye tukakwihorera wo kwikiriza? Reka tuvuge ko mu worship leader ari nyine bari umuyobozi. Niko kuvuga ngo ubushobozi bwabonetse reka bishure. Niko kuntu wenda tuvuge amafaranga ari makeya mu rusengero, bohitamo kwishura pasiteri, wenda abandi bakozi mu rusengero ntibabishure. Nikako njyewe mbitekereza. Dusohotse twese yorugumama. Oya, nti wosohokaga nawe ubabaye aho ngaho. Oyaye. Nukuvuga ngo uteye baramwishura, uwikirije bakamwihorera, ucuranze bakamwishura, ubuzinye ibyo reka curanga ntibamwishure, kandi bose barushe kimwe. Ndatekereza ko ahandi mu ma churches ateye imbere bose barishurwa.
ikora yose yes worship team zirishurwa mu bihugu biteje imbere muri dakishurwa n'abari aba backing barishurwa n'abacuranzi bose mbese buri umukozi wose mu rusengero nuko twarimo tuvuga ngo uri brand nini uri umuntu mugari muri societe yacu ndetse no muri societe ikunda muzike umuntu abaye kwifuje ko hari uruhare ugira mu ndirimbo ye ntibyamugora kukubona uruhare nka gute ashaka ko wenda umucurangira wenda bitewe n'ubwiza bw'indirimbo ashaka avuga ati ndagushaka nk'umupiyaniste uze uncurangire wenda piano kukubona byakoroha kumbona byakoroha ariko gucuranga indirimbo urabizi ko byishyurwa nibyo nari ngiye guhita nkurikizaho nahise mbisubiza yambona byoroshye ibiciro bihagaze gute cyangwa n'ibanga ibiciro byo gucuranga indirimbo bo biterwa nuko mwumvikanye muravugana mwembi muravugana ya ndirimbo iravuga ngo ntabwo abantu bose bagira ibiciro bimwe yego ya ndirimbo iravuga ngo uwo gushaka yo gusanga he umuntu aba yagushaka yo gusanga hehe bo njyewe ntuye hano hepfo maji cyangwa se hepfo kwa Popote niho mu rugo ni naho nkorera muri Kasarani Kenya muri Kasarani i Nairobi niho ntuye ni naho nkorera ibintu bya music ni naho ukorera ese uranigisha nigisha piano muri byo nkora mbese wabishaka yakugana cyane rwose tubahaye karibu muze mutugana twigisha piano neza rwose mufite izina ry'icyo kigo ubundi hano sindasubira kubyinstara neza ariko nari ndifite ryitwaga Gilga Music School mu Bugande narabikoraga cyane abantu bari bamaze kutumenya bakatugana cyane ariko kuva aho nimukiye hano nari ntari installa neza ariko nabwo mbikora mu rugo kwigisha ni buri wese cyangwa mugira abo mwigisha oya umuntu wese ubishaka ubagannye wese baramwakira cyane rwose niko bimeze mukigisha nyine ibijyanye gusa na keyboard urabona abantu benshi baza bashaka kumenya gusa gucuranga badashaka ibindi bishamikiye kuri keyboard adashaka kwiga music theory adashaka kwiga n'ibindi buriya music ifite ibintu byinshi abantu batazi twe tuzi ngo gukanda ari amabuto gusa bikarangiriraho ariko hari ibintu byinshi bishamikiye kuri iriya keyboard mbere yo gucuranga ari byo bita nyine amateori rero iyo ukeneye ko nkwigisha amateori byose ndabikwigisha mbanza kukubaza ushaka iki hari n'uza gusa avuga ngo arashaka kwiga ki imwe kandi piano ifite amaki menshi ese ifite amaki kangahe buriya 12 ayo ngayo niyo maki yibanze 12 yose urayaza cyane yose ndayavuza ese buriya aza angaho ugereranyije ansabe bitewe n'ukuntu umuzi ntabwo mbizi ntabwo nzi amakiza azi uko angana umucuranzi witwa Mbango turamuzi ndamuzi uwo mugereranya na Beya yewe ngize ngo mbakompare n'abantu bitewe n'uko bose ubazi kuko n'abantu imicurangire yose urayizi abantu b'igisirimba kubakompara biragoye kuko igisirimba wumva ari nk'ikintu kimwe bacuranga ibintu bimwe ni melodi zabo ni zimwe y'amabaze namwe natwe twararushe twarayafashe n'umuhungu wanjye nyine amaze kuyafata yose asigaye acuranga mu kanwa melodi arazifite rero sinabakompare kuko ntituricarana nabo cyane ngo menye ngo yacuranga gute kugira ngo mbashe kumenya uko nabakompare ariko uko biri kose urabazi bombi ndabazi nabo baranzi uwo tubonanamo nimero ya mbere na nimero ya kabiri naba nkubeshe cyangwa ni bya bindi hari n'ukuntu ushobora kwibesha ku muntu nka kwa kundi wavuze nka bya byumba wari utubwiye ibyo abantu bakuziho wowe tuyiziho cyangwa ibyo bakuvuga bakubeshera hari igihe ushobora kubona umuntu hari acuranze cyane ko tunababonera ku dututi yego wumva wenda nka kuri yacuranze ukamuvuga ngo arusha Mbangutse ni urugero ariko atamurusha
atamurusha cyangwa ukavuga ngo mbangutse arusha beya cyangwa kandi atamurusha. nta kuntu twashaka nimero imwe gusa, nimero ya kabiri tukayireka, nimero imwe gusa muri bo tukavuga ati uyu nguyu reka tumuhe nimero imwe, undi tuzaba tumuvuga ko indi nta kuntu twavuga kuri umwe. tuvuge kuri umwe, twavuga kuri umwe, twavuga kuri inde uwo ari we wese uwo ukeneye uwo tuvugaho. Reka tuvuge kuri beya, niwe mubyara wanjye, niwe twabanye cyane. ubwo rero nimero ya mbere ni beya kubera ko niwe tugiye kuvuga. urumva beya arusha mbangutse. bano bantu bombi wabagereranya gute mu bijanye na, reka mvuge na discipline mu ikanisa? impamvu mbikubwiye, buri muntu agira uko yitwara imbere mu ikanisa, tukavuga ati uyu nguyu ewane aba ari seriye na sente, ariko uyu we aba ari seriye na sente, ariko uyu we sha azi gucuranga ariko si seriye na sente. uwo bagereranya gute bombi? ndatekereza ko bose bari serious kubera ko ni ibintu bamaze imyaka bakora, kandi kikwereka ko umuntu ari serious ni uko ubona nyine yaragumye mu kintu yatangije. mbangutse tumuzi kera kabisa, twe tukiri hasi, tukiri bato acuranga indirimbo za yuza ewana, abantu bose bakavati kabisa. kugeza n'ubu mbangutse turamuzi, ni umucuranzi mwiza, ufite studio. urumva ko iyo discipline, reka tuvuga ngo reka gukoresha ijambo rya seriosity, rya serious, tuvuge discipline. discipline barayifite, kuko urumva niba umuntu yashobora gukora icyo kintu cyose icyo gihe akikirimo, urumva ko bafite discipline. kandi na beya nawe nuko, nawe yatangiye muzika, yaratangira piano aza gucuranga nk'iciga ibuvira, ari umuntu uza agacuranga isirimba twese tugatangara. ese kiriya gisirimba Cangombe ninde wakivumbuye? kiriya gisirimba ni Ben wakivugisha. Cangombe? Ben Kashansi. naho kiriya citwa ngo Pasura, hajya ni Pasura citwa gute? Pasura nicyo Cangombe. niyo Ngombe? oya biratandukanye. niyo Ngombe. Ni Pasura niyo Ngombe. Ni Ben washanse wakivumbuye. Ni Ben washanse wakivugisha. niwe wakivumbuye muri make. mbese niwe wakivugije. urumva urabizi ko kera babicurangaga nk'imiziki, niwe wagicuranza bakagicuranga ku madiskete, niwe wagicuranze. kiri recorded ukakirikodinga kikaja ku maflash. urabizi ko n'ubu nyine bigihari. ni chance wakizanye, ni Ben nka chance Serugo, Ben Serugo wa chance niwe wakizanye, niwe wakivugisha. harya beya yazanye kihera twibukiranye. sinzi hari gisimba citwaga Mashayi. Amashahi. Yego. ndagira ngo ni beya wakivugisha. mbangutse yazanye kihera. mbangutse nawe yavugije byinshi, sinzi ndashobora. abantu ibisirimba nzi ni bimwe bya kera by'abantu ba kera, kuko nibyo twakurikiranye. mbangutse tumuzi cyane ku bisirimba bya live. nibo byatangiriye bya live cyane kuri bambangutse, na ba Musore n'abandi nyine, na ba beya, na ba Imani, n'abandi bariho ubu ngubu. ese ni Mima ninde? Mima bavuga ko ari wo wagitangije. Mima n'undi bitwa ngo ni byinshi, sinzi nimba uramuzi. byinshi ndamuzi, bose ndabazi. baza Wadi, yego, abo bose babicuranzeho. uwo ntabonye acuranga isirimba ni byinshi, ariko Zawadi zitondaga n'ibisirimba bose babivujeho. sinamubonye ariko nabonye Zawadi akivuzaho. reka dushimire abo bantu tuvuze, baduhaye ibyishimo pe mu gihe cyashize, baduhaye ibyishimo. kandi mureke tuba dushimira abantu bakiriho, niko kwiza. gushimira umuntu akiriho nibwo butwari, kubwira umuntu ko wakoze nibwo butwari, kuruta kuvuga umunsi w'ikiriyoce ngo waduhaye ibyishimo. abo bantu tuvuze haruguru ni ukuri mwarakoze cyane kuduha ibyishimo, mwarakoze cyane kuduha imikunga. ibyo mwakoze mu gihe cyanyu turabibashimiye cyane. ngo Imana ikomeze baho umugisha, ikomeze nabarinde naho muri hatandukanye, dore ko bose batatanye, ntawe uri kumwe n'undi. wenda turi kugana ku musozo. wigisha muzike nk'uko wabivuze Senti, ugukeneye biroroshye kukubona, nimero yawe turayipininga hano hasi, kugira ngo uzifuza kwiga Senti, ni ukuri imiryango iruguruye, cyangwa se ni karibu muzatugane. ariko ngo umuntu uzi gucuranga abazi no kuririmba,
ntabwo ari bose. ubu se we tuzi kuririmba? Bo ntabwo mfite ijwi ryiza ariko noririmba. uririmba? nako nagaza naririmba. bagaze uririmba? nagaza ndirimba mbere kuva za 2010 na kangahe 10 mbese nagaza ndirimba, nakuriye muri kwaya ndirimba. baguha mikrofone cyane rwose, ndi na conducteur. urumva iri conducteur uririmba wa wigisha amajwi ukanatera. none se zagenze gute bikomeza? nyine nahise nshora imbaraga mu gucuranga. kandi muri church zacu za Kinyamurenge biragoye ko bagushiraho microphone ngo uririmbe gucuranga. ariko abazungu barabikora cyane. turabibona nka ba Don Moon aho baririmba bari gucuranga n'abandi benshi batandukanye. niko bimeze. ariko nagerageza kubikora nubwo ntagira ijwi ryiza. oya nibyo byiza nukuri. nabonye umugabo umwe avuga ngo imbaraga ntago bagomba zibikika. imbaraga se zo kubika zikoreshe igihe uzifite. imbaraga ntizisaba depo ngo urazibika imyaka 10 uzazifate. kora igihe ugifite imbaraga ukore cyane pe. nushaka uzoza uruha wakoze buri munsi. ariko bivuga ngo imbaraga no kuzikoresha umuntu zifite. uriya nta kuntu uza uririmba kanacuranga kugira ngo imbaraga zawe zibyaze umusaruro. bo nabikora ariko ndacyabitekerezaho. menye niba rwose ari ikintu kiri mu bushake bw'Imana. kuko hari igihe ukora ibintu ugasanga bimeze nko kwigana, ugasanga nta musaruro bigize. niko biba bimeze gukora ikintu cawe utigana. nkanjye ubwanjye nabikora ariko ni ukumenya ko icyo kintu kivuye mu bushake bw'Imana. urasenga cyane? ndasenga cyane. buriya gusenga cyane ni kagute. uza ufata igihe ukinjira ihuduma? cyane. winjira ihuduma kangahe mu cyumweru? oya hari igihe kigera nyine ugafata ibihe by'amasengesho. niko bimeze. none se ko nzi ko umukristo wese gusenga ari uguhozaho, nawe uhozaho? turasenga buri munsi. hari igihe kigira umuntu gusa ukanebwa. bibaho ni ubuzima abakristo tugenda duhura nabwo. ugasanga igihe kimwe usa n'unebwe, ikindi gihe ukagira imbaraga zo gusenga. ariko iyo tumeze neza turasenga. Pawulo na Sila ngo igihe bari mu nzu y'imbohe icifuzo cyabo cyari cyo gusenga gusa ngo Imana ibabohore. wowe ho senga icifuzo cyawe kiba ari ikihe? ni ukugira ngo Imana impe gukiranuka kwayo. gukiranuka kwayo? gukiranuka kw'Imana nicyo kintu njya numva niwo mutwaro. niwo mutwaro bufite. ni ugukiranuka, ni ukugira ngo tube mu buntu bwayo, dukore ibishimwa nayo, mbese tumenye inzira z'Imana, tube mu bushake bwayo. nicyo cyifuzo gikuru ngewe kuri ngewe ndansabira Imana. uhora usaba Imana cyane rwose. uzitanga 10? rimwe na rimwe nza ngitanga igihe kimwe ubundi nkakiriganya. ariko biriya bya 10 ngo nibyo tuzaja guturiramo mu ijuru. ngo nibyo bibanza tuhatugura mu ijuru. icyawe kizaba ari metero zingahe? simbizi, naba nkubeshe ko ari byo. niba umuntu azatura mu nzu ingana n'icya 10 yatanze, benshi bazaba mu bikoni, bazosembera mu gikoni cyangwa banasembera cyangwa babore n'amazu. kuko icya 10 kigora abantu ariko kandi kitanagoye. ni ukuriganya. ni uburiganya bwa Satani bwaje mu bantu. ariko Imana ijya idushoboza tugitange. kuko ni ikintu kinafitega n'isezerano. ijambo ry'Imana rivuga ngo mungeragereshe ngo ibya 10 n'amaturo. yego. mwene mumara murebe ukuntu ngomba gomureraho. urumva ni ikintu, ni ijambo rifite na promise. ariko noneho kikatugora. yego. hari ibyanditswe buriya biba bifite
n'amasezerano inyuma yabyo. ko bikomeye. Hanyuma tugana ku musozo, ni iki wabwira urubyiruko rutarakizwa? Abahungu mu bwoko bwacu batarakizwa. Abahungu bonyine cyangwa n'abakobwa? Turabigeraho n'abakobwa. Abahungu ariko se buriya hari abahungu badakijwe mu bwoko bwacu? yego barahari. Boramuka gusa bagakora ibyaha ariko bazi Imana. Mbese ni ukubyica babizi. Kubera ko ni ukwigiza nkana. Kuko sintekeza ko hari umuntu wo mu bwoko bwacu utazi Imana. Mbese kuko kugeza ubu ngire ngo haye ibice bitarumva Imana cyane. Abo nibo rero bo kubwirizwa. Naho bano babyica nkana nako bigiza nkana biragoye cyane kugira gute kubabwira ijambo. Gusa nyine Imana yonyine izi byikorera rigi gukoraho wari mu nzira. Kuko nawe hano hari umuntu w'umunyamurenge w'umusore muri Nairobi utazuje mu materaniro, wenda tuvuga utagize akazi ku cyumweru, bose ntuzobona mu bisirimba. Ariko kandi ugasanga wenda hanze hariho imico idahwitse. Nabo uvuga ngo twogire icyo tubabwira. Icyo tubabwira nuko bayoboka Imana bakagenda bahinduke bakagendera mu nzira zikwiriye. Nahoze numva mu mwanya bari abagabo ba Unity. Yego. Bavuga ngo abantu ngo basigaye bafroda ngo abasore ba Kayore nimba ari abasore nimba ari abagabo ngo bagafata ngo amayoga ngo bakayashira muri teremusi. Ngo none ngo bakaza basuka ngo abahanywaga icayi bakajijisha. Ngo none ngo nibareke gufroda. Nanjye icyo nababwira nibareke gufroda. Bareke kujijisha. Baze mu nzira binjire mu mucyo. Bave mu mwijima. Murabe mwumva rero murarya muri menge. Hanyuma umukobwa wakijijwe kuza mu materaniro yambaye ipataro birakwiye? Biravana n'imico y'abantu muri sosiyete yacu. Muri sosiyete yacu kuza gusenga n'ipataro ntabwo ari ikintu cyiza. Si cyiza. Cyo kimwe no kuza wambaye utikwije neza. Iyo ni imico itari myiza mu bwoko bwacu. Uzusoma Bibiliya cyane? Bibiliya igizwe n'ibitabo bingahe? 66. Harya niko? Nibyo 66. Isezerano rishya rigizwe n'ibitabo bingahe? 39. Inahe rya kera? 27. 27. Ngireko. Ubiteranyije ko n'ubazo 66. Gawe kora calcul mental sinkiyibuka. Muri Bibiliya hari inkoko ivugwamo. Inkoko? Ivugwamo? Ivugwamo. Ya nkoko yihakanye. Yabitse Petero abona kwihakana Kristo. Ira nkoko wabuze nyirayo. Aya gose. Ira nkoko ntuzi nyirayo. Wapi? Ntabwo Bibiliya yamuvuze inkoko ya. Ntawe? Ufana football? Cyane. Nibyo? Cyane rwose. Ufana iyi ekipe? FC Barcelona. Muri Espagne? Muri Espagne kabisa. Barca. Muri La Liga. Ufana Barca? Cyane. Mu Bwongereza? Mu Bwongereza Arsenal, Manchester City. Ni ukuvuga ngo iyo habaye akabumbu uri muri babandi bazabarya ibiryo byakonje? Sinza ndya ibiryo byakonje. Iyo hari akabumbu. Sinza ndya ibyakonje. Sinza ndeba umupira ariko nkarya n'ibiryo byashushe. Hari umugabo nabonye umupasiteri yaravuze ngo ikiza kikoreye ku mukobwa woteretwa ngo cyangwa umuhungu ngo arangwa n'ibintu bibiri, ngo kuryama atinze ngo no kurya ibintu bikonje. Nibyo. Yego, turi ku musozo. Twebwe hano iwacu tutatubaza ibibazo bibiri aribyo bita mpanguhe, tukabikubaza ukabisubiza. Washaka nawe kutubaza ukabaza tukagusubiza. Ikibazo cya mbere ngubaze. Yego. Ikibazo cya mbere kirabaza ati kiti ni ikihe kintu kigira intoki zitanu ariko kitagira ubuzima? Ikintu kigira intoki zitanu ariko kitagira ubuzima. Ariko kitagira ubuzima? Yego. Buriya igisokozo se? Igisokozo? Igisokozo kigira zitanu. Ndabizi.
Okay, nuko kugereranya muri Bibiliya hari igitabo gitangira kikagenda kirangira kitavuzemo Yesu n'Imana. Ico gitabo ni ikihe? kitavuze Yesu n'Imana. Yego, gitangira kikagenda kirangira hatagaragayemo ijambo Yesu cyangwa Imana. Ico gitabo ni ikihe? muri biriya za Salomo se, indirimbo za Salomo cyangwa ayaye nuko kirahari ubwo kirahari. ni ikihe? Kirahari, mugende mu gisome, kirahari muri commentaire mukitubwira abakizi, nimunamenya yanko ko nyirayo muyandike muyitubwire. Niba umenye ico kintu gito kizitanu kitagira ubuzima naco mukitubwire, twebwe tuzadusubirizwa muri commentaire. Ndagushimiye wowe wafashe uyu mwanya wose ukabana natwe aho uri hose hatandukanye mu bjawe, ukigomwa ugafungura no video. Nanjye ndakubaza. Nawe urambaza? Oh, it's okay, mbaza. Ibibazo bibiri. Nanjye icyo nkubaza. Ndagira ngo nkubaze, eske ibi bintu by'ibiganiro cyane cyane mwebwe abanyamakuru, kuko mukora ibiganiro mwe mwabitekerejeho mukatuzana tukaza kuri kamera zanyu tukavuga ibyo mutubajije, twende tunaba twanateguye ariko mwe muba mwateguye ariko muzamo dusubiza. Turasubiza ariko ntekereza ko atari byiza kubera ko usubiza ibintu utatekerejeho utafatiye igihe cyo gutegura. Nkabaza, eske ibi biganiro mudukoresha mugamije kubaka sosiyete, gufasha abantu kugira ngo wenda bagire imitekerereze myiza, hajemo induru, harimo amatiku, abantu barimo gutukana kuri za YouTube? Njyewe nkabaza, eske target yanyu ni kwigisha abantu biciye mu biganiro, muri mu nyungu zanyu mutamureba ibintu biba? Nico kibazo nanje mfite kimwe gusa, icyo cyonyine kirahari. Okay, ndagusubiza nkanje. Ngira n'ikindi ndakibaza. Ndagusubiza nkanje, nkusubiza mu buryo bwanje no mu buryo bw'ibitekerezo byanje. Nje ibiganiro nkora ntabwo biba bigamije gusenya umuntu runaka cyangwa gusebya umuntu runaka, nunabisubiramo uzabyumva. Narimbaje en general. Oh ya, simvuga en general. Kubera ko simvugira umuntu ufite iyo gahunda. Ariko nawe urabibona. Nabambesha aho ngaho. Ibyo ngibyo singira ico mbivuga kugira ngo ntagira uwo nkomeretsa. Ariko nje ibyo nkora hano kuri Ineza Live TV haba harimo ivuga butumwa. Hari abaza bakabwiriza uzubibona, kandi nayo ibyo twaganiye byinshi byari bya gospel. Usibye tuno tuntu gusa twanyuma y'ikiganiro dusoza tubazo twampanguhe n'ibyo ngibyo. Njewe ibiganiro nkora bigira icyo bifasha ku bantu. Hari abahinduka. Hari nk'umwe wanditse aravuga ngo ari umama wabwirije mu pasiteri wacu, arabwiriza hejuru yo kubohoka. Umuntu avuga ukuntu yabaye mu rusengero imyaka 10 ariko akibosha. Twebwe zacu dukora birabohora, birafasha, bigiraho bigukura, bikagira naho bikugeza. Ufite gahunda zibe zo gukora ibindi binyuranye n'ibi byacu, n'amahitamo yiwe. Wenda hari impamvu. Umuntu aba afite impamvu, kuriye nta kiba kutagira impamvu. Hari gihe yibwira ngo karakora neza, ariko ugasanga yishe byinshi. Buri muntu n'amahitamo yiwe. Njyewe amahitamo yanje nayo kururutsa imitima, abantu bakagubwa neza. Kino kiganiro cyawe wocumvana n'umwana, wocumvana na sobukwe mwicaranye, nta kintu kibi kirimo, nta n'ikintu kibi duteganya kuzakora hano iwacu. Ni ibintu byiza bidateye isoni kubireba uri kumwe n'abantu, bidateye isoni kubyumva uri kumwe n'abantu. Ni ibintu bya gospel, ni ibintu bya gospel. Ngira ngo nuko nguko ndagusubisha. Uransubije ku rwawe ruhande. Nari nkeneye avi iri generale, ariko urumva nta kundi, reka tunyurwe nuko nguko. Wenda nitugirirwa andi mahirwe yo kuganira n'abandi, nabo wenda tuzababaza icyo kibazo. Okay. Turagushimiye wewe wabanye natwe. Murakoze cyane. Kandi tugushimiye ko watwitabye ubutumire bwacu ukaganduka, ukatwitaba. Nukuri urw'agaciro. Nagize neza cyane kudutekereza. Urw'agaciro hano ntituvuza ngo ugende unagiye. Turakubwira ngo ugende ariko nagaruke. Uzogaruke. Tuzabireba. Dushimiye umuntu wese wumva ururimi tuvuga, dushimiye umuntu wese wabanye natwe, dushimiye umuntu wese wadukurikiye igitekerezo cyawe
ni ingirakamaro, ni ingenzi kuri twebwe. Mukomeze mugire ibihe byiza, mukomeze mubane na Yesu. Amahoro y'Imana akomeza abane namwe ndetse n'imiryango yanyu ndetse n'ibyo murimo. Muhinge, mweze, muhahe, muronke, Imana ibane namwe. Ciao ciao, naho akagaruka.